ka biragoye kubyumvisha mu matwi yanjye ubundi Rodrigue n'umufite umugabo w'icyitegererezo nari mu mudugudu wacu abantu bose bazi ko ari ntangarugero kumva ikintu nk'icyo ngicyo byantunga mu matwi yanjye numva ngo bimeze nk'aho inkubise numva umusatsi mwiruzutseho kuko umuntu wese yakwifuza kugira umugabo nka Rodrigue abagabo barahinduka chance kofi umva ngo natuje ariko mushiki waje mu mwanya ntabwo natuje kugira ngo atagenda ngo ajye kubwira nawe kwibaza biranga ariko seka Jeff ikibazo ashaka kubaza iki byose ntabwo Rodrigue yapfuye kwitorera gutyo gusa ngo afate ahinduke cyane ko ntanakubaza neza ko niba ufite ibimenyetso bifatika ubundi cyashe gute ubona biterwa n'iki ukaba ntakimuraho ndabyuka kumukora wapi ababwira nabi kari nagiye ngiye kumva numva baragiye ntabwo je nabyumva amafaranga ngahe ngo nze kuzahahisha icyumweru sinzi ukuntu ngiye umutima urankubita nkikora kuri telefone ndeba kuri telefone nsanga yohereje amafaranga umukobwa bamwita Judith nsanga mu bijumba magana uti asigiye 15 haya byose urangije uricara uravuza sinibyo gusa nyuma y'iminota amaze kufungira ngiye kubona baba umuntu akoma uwo mukobwa baje ngo ninde ngo ni Judith pia Judith he ngo bajyanye ngo muri musiyo n'ibintu kundi kwibaza Jesus kandi ndishuwa yuko bajyanye gusa ikiriho urugo ni inzira ndende umuntu wese abasha kugira nawe yabirangiza kandi biri kubaho natwe twese bitubaho ariko nyine buri wese afite ukuntu bakorwe gusa ikintu nagusabana kimwe ufite kwitubuka mu bibwiye famille kuko bibabwiye ntago bakongera kumukunda ahubwo shaka uze kumwicaza umuganize kandi witonze ibyagahinda byagabanutse umujinya ubanze umutegure neza umuhekeya ubanze umuganize umenye ikintu kimutera Scovi hagati mu mwanya na gatoya iyo kwanga kumuganiriza ntabwo uyu nguyu ari Rodrigue usanzwe uzi none se ka ariko mfite akabazo gato nshaka kubaza wowe ubwawe wigenzuye umutima wawe nyine ukisuzuma urumva waritwaye neza cyangwa ufite nawe ku kwa kundi kw'abagore kwacu tuya duhinduka ukuntu nawe byaba byarakubayeho yewe naba narabimenye ariko sinzi gusa tubyihore amakuru se cyari sawa ariko nyine bari ntabigishije nanjye nuko aya mazi hano nabyo bose wagira ngo arimo akawa reba kantu umwakiye mugenda neza umugana use urabona ikigo cyasigaye ntabwo bagiye uzi neza kamufasha wabasha kugenda ndatiki ntabwo komeretse ari spota isa nansika nibaho nyine yari abantu bameze gutya urugo niyo ngufashe. Can you walk? Wait a minute, wait a Okay. Listen. Tugiye gusubira mu rugo niba usumbye ko ari hano hirya. Tugiye gusubira mu rugo banze ukandiho n'amazi ashyushye then ubone kujya guhaha, sibyo? Kamufashe. Okay, mu muti witanze ndaza ko nabwo
wowe icyiza gihari ni uko uri muzima iyo mvune iraza gukira hano ntabwo yanyikirira. Hello? Yes. Iminota mikeya ndahita mugeraho hari akantu nari mbanje gukora ariko ndahita mugeraho. Okay. Reka ngire bimite nguhamagara. Umurumva umeze utese? Ari kundya suwe. Ariko byanze bikunze. Oya we uretse suwe. Ikigaragara ni imitsi yikanze ntabwo ari imvune yagiye n'indani. Mpa ari kundya nyine ntari murakoze. Bo ngiye rero ngiye kujya mu kazi ko baranshaka bakomeje kumumagara guhera kare ubwo uraza kwifasha. Nta kibazo kandi murakoze. Just n'amazi uri bushyire hashyushye ukande birazogabana ko ntabwo ari imvune ikomeye ni imitsi yikanze. Ahubwo se hano nta wundi muntu mubana? Wapi ndabana. Bo wiyiteho basi ndakuvugisha ariko mu kazi ko nanjye ni hano ngo gatoya. Nta kibazo murakoze cyane Imana bamugisha. Uhangane. Sawa murakoze. Mupfungireho. Ibyo nakubwiye ko nagize impuzashaka n'ibigihuzi kandi ntabwo ari ukukwanga nta n'umutima w'uragiye nagize akazi kenshi none n'umukozi wanjye yagiye mbura ukuntu yagiye byari yagiye ejo bundi haje abana usigaye ndangije mfite n'umwana urwaye mbura ukuntu umuheka ngo muza ko maze iminsi bimwe umurwayi mu gatuza mwese kuki utambira yego kubera utse kandi nawe urwaye wowe kwita uhangayika ndabizi ariko nta mutima mubi mwese basi uri kumva umeze ute ntabwo bikaze cyane sibyo ko nyine cyagiye byari bikaze ariko ubu ngubu nagusaba nyine kugenda neza se hari n'ukuntu abantu banini buriya imibiri yacu bari fake byataje umva nikuze umva warabenutse nanone nabuze n'uburyo maguruka nta bantu bakubonye bahari hari akana hariya karasetse karaturuka kugenda ngo yazane ko bahita bavuga iyo kwera n'abantu barashwanyutse mbona kagiye kwikubita hasi cyane kuri nyiri hasi pore pe umuntu ungana nanjye we kwikubita hasi do urwara rwari ruvuye sorpe ahandi kandi meze neza n'ibintu hano so bariho gute nyine baranavunitse ntumse ntabwo birenze cyane byabanje kungora ariko kubera ko umugabo wanjye ataranga nyine nta kibazo ntabwo mbyuka ngo ngire kose hano kwameze nk'aho ari byimbyemo ukuntu gusubira rero nkareba nyine harandya ariko ntabwo ari cyane byiteho ibyo ni ikana n'utuzi dushyushye turimo akuntu nyine bikande pe birafasha birafasha cyane wese amakuru umwana asemeze ati cyane ubu gripe araho wanze kunywa amazi buri munsi gira umunwa shaho mva ukuntu uvuze ngo wanze kunywa amazi wanze kunywa ji mu masengesho amazi kuko twongeyemo agasukari gusa reka babwire nkaho twakongeyemo agasukari gusa mbabarira giye ibintu by'amaji n'amafanta wapi muri no minsi gasukari wapi ayo masobe agiye gukurikiraho da nkayijyamo uri kurya se ndimo ndarya kuko hari ikintu cyambuza kurya koko niyo n'abandi mo ndasamba n'abamuzanira ibiryo nirire da shaka umbabarire utazagira ikibazo ndi muri no mujyi ugasanga urashonje cyangwa ujya kuri boutique bakuna ikintu n'ugira ikibazo na kimwe ujye umbwira wenda si ifite ibya mirenge ariko byibuze nabwo gahombije kwa kagabana bagatwara senta nkafata senta umuntu umwe ntago baruhije warya nirinda twateza amazi ikibazo kuri pe injira ntabwo wafunze
abagabo ntabwo bajya bicara hagati nari bigiye bazi Kera tumushyize hagati y'abagore da. nitwa Scovi Okay, nanjye nitwa Dani ndi umuturanyi. Yawe ni umushuti wanjye cyane. Okay. Mumeze mutese? kimeze neza Ya, ndabona bikuza Akaguru se korohewe? ya, korohewe kameze neza, ndagushimira cyane. It's okay. Bo nari ngiye mu kazi ariko mbanza kunyura kuri farumasi. Nari nkuguriye hariya hano harimo pomade n'utundi tuntu twagufasha kugira ngo imitsi niba yabagize ikibazo ize kumera neza. Okay. urakoze cyane Murakoze. Nta kibazo. Umuturanyi rega abaturanyi tuba tugomba gufashanya. Niba umuntu yagize ikibazo ukamenya ngo uramufasha mu buhe buryo. ahubwo umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo inshuti ya hafi kuko umuvandimwe utuye kure Yego. nziza neza Imana y'umugisha Okay, murakoze cyane. Bo Tubaze neza kuko. no ndimo ndihuta. Nagira ngo nkakuzanire ubundi imite nkomeza ukazi ko n'ubundi nje barimo kumamagara ubu ngubu ko ko njye mfite ikibazo njye nakwibye niko Scovi ariko ntabwo nyibye Okay, nitwa Dani ntuye hano haruguru gato ku gipangu gikurikira. nishimiye ko Yego. yari nabyibagiwe So reka mbareke rero mukomeze muganire ubwo wenda tuzasubira. urakoze cyane Kandi nishimiye kumenya Scovi. merci Sawa, uraza kwiyitaho kubasura nange muzaze kudusura nta kibazo pe. Sawa Uraza kwiyitaho kandi ndabara ahubwo mutunganirije nta kibazo yego mwakoze cyane. Sawa rero umunsi mwiza. Sawa merci Okay. Hey. Nando nkubitire hano. Gusa ko Tubimere. ka kami uriya Danini ndekuri wowe Ni umuturanyi? ka turazanye n'ukambere Ni umuturanyi. Scovi ni umuturanyi. ureba kuriya nawe kakureba Mureje gute kuriya se? oya mbwira neza uzi inshuti yanjye mbwira neza kuko njye nabibonye kandi bukuru harimo akantu Akantu kayo. ukuntu ese ubwanuka ibyishimo kigira ehe Okay. Nubwo turangandira ryari. Sekuri kundeba nabi. Yego ko yesi. Mva amazi. kare kankubwira Mva amazi utava nyangwa sinyangwa ariko hari ikintu nkenze gusa reka nkubwire ijisho rya mukuru rirareba kandi ngo niyo rizindutse riba ryagiye kureba njya ndeba ishyamba ngo rizabyara igihugu Scovi tuzi. Baba tuzi. okay reka ntaye ariko sinatana gusengera ko rwose nzi ko ukuboko kwa Yesu kuracyakiza uko bimeze kose kandi nk'inshuti yanjye byohanira gukiza uko buje nuko bukeye dusenga Imana unajya kureba abana Scovi nizeye ko atari bino bintu uri kuvugira. oya no gusenga inzira dusenga. Mwami Yesu urashoboye imbaraga ufite ubutware ndabizi neza ko ikiganza cyawe kitigeze gikora ibyaha na kimwe ndashaka ko ukiza umujakazi wawe amaraso ya Yesu Kristo akamukandakanda akamukiza